kuko Yesu ari igihome kidukingira, niwe waduhagaze hagati, aciye igikuba mu banzi bacu. O Yesu, amagare n'amafarashi yabiroshe mu nyanja yaradutabaye, adukura mu buretwa, aradukiza. Iyo ataba mu ruhande rwacu umucunguzi, nta wundi wari kuturengera. N'umutabazi wacu, o Yesu arashoboye, ni wowe mwami twayobotse, twirigiye kuzatugeza mu gihugu waduteguriye. Ni wowe waduhagaze hagati, uraturokora, uradukiza.